Nitwa Padiri Eric Twizigiyimana, nkaba ndi Padiri mukuru w'Iparuwasi Katedrali ya Butare. Ariko nk'uko bamwe mubizi, nahinduriwe ubutumwa mu minsi iri imbere nzajya mu bundi butumwa. Nkaba rero nari maze n'imyaka 13 nkora ubutumwa muri komisiyo y'umuryango mu rwego rwa diyoseze yacu ya Butare. By'umwihariko romba mfite byinshi nabwira urubyiruko ku bijyanye n'umuryango n'imibereho myiza y'ahazaza, kuko uko umuntu akura agenda afite ahazerekeza. Bityo rero nifuzaga kugira icyo mbabwira muri uyu mwanya mutoya dufite mbere y'uko umwepiskopi wacu aza kuduturira igitambo cy'Ukaristiya gisoza iyi forumu mu kanya saa 4. Mwebwe rubyiruko, ni mwebwe mbaraga z'igihugu, ni mwebwe mbaraga za Kiliziya, ni mwebwe abakuru n'abato, igihugu, Kiliziya, bose baba bahanze amaso yaheza h'igihugu, kuko ni mwebwe muzakora ibirenze iby'abariho twebwe ubu ngubu dukora, kuko nimwe muri kubyiruka. Twebwe dukora ibyo dushoboye mu gihe cyacu, mwebwe mukatwigiraho. Nibura mugomba kurenza ku byo twebwe twakoze cyangwa se twagezeho, kugira ngo mugire n'imibereho myiza yo mu gihe kizaza. By'umwihariko rero maze kubabwira ko maze imyaka igera kuri 13 ndi muri komisiyo y'Iyogezabutumwa mu muryango. Nagira ngo mvuge ku bijyanye n'umuryango, cyane cyane nerekeza ku rubyiruko, cyane ko benshi byanga bikunda mu mihamagaro ibiri tuzi muri rusange, umuhamagaro wo kwiyegurira Imana, ababa abapadiri, abafurere, ababikira, ndetse n'umuhamagaro wo gushinga urugo. Aho homba uko byagenda kose, buri wese afite inzira imwe agomba kuzanyuramo. Muri iyo nzira rero, muri uwo muhamagaro, jye nyita inzira noneho, iyo nzira uzajyamo nuko uzaba wayihamagariwe. Ni byiza rero kubanza kuyumva, ukayisesengura neza, ukayimenya. Hari byinshi bikwigisha mbere ya byose, kugira ngo ubashe nawe kuzagira aho wigeza mu muhamagaro uzajyamo. Umuntu rero avukira mu muryango, turabizi. Tuvuga umuryango, ntabashakanye biyemeje kubana, umugabo n'umugore bakabana mu rugo, bakiyemeza gufashanya, bakiyemeza kungura isi babyara, kandi abo bana babyaye bakaba abana b'igihugu, abana b'Imana, abana ba Kiliziya. Kubasenga, cyane ko harimo n'abadasenga ibyo batabyemera, ariko ibyo ni ibyabo. Twebwe turareba uruhare tuzi nk'abantu bazi Imana ku kijyanye n'umuryango. Umuryango rero ni wo soko y'ubuzima, kuko niho tuvukira, niho muvukira. Umuryango kandi ukaba ari irerero ry'ubuzima bw'umuntu. Uko umuntu ari, akenshi biba bigaragaza imbuto z'uko yarezwe, nubwo hari igihe bihinduka kubera impamvu zinyuranye, bitewe n'imibereho y'iyi si n'ubundi buryo bunyuranye, mu bintu binyuranye mu buzima bwacu. Ariko akenshi umuntu uzasanga ari urubuto, ari ishami ry'umuryango we yakomotseho. Rubyiruko rero, ni mwebwe babyeyi b'ejo n'ejo bundi, ni mwebwe babyeyi igihugu gitezeho amizero yo kurera neza, ni mwebwe nka Kiliziya yisunga cyangwa se isaba kurema umuryango muzima ubereye igihugu, maze bakabategura hakiri kare. Umwana ategurwa mu rugo, ababyeyi be bakamwitaho, ababyeyi be b'umubiri, ndetse n'umubyeyi wa roho cya gihe mubatizwa yemera kuzafatanya n'ababyeyi bawe kugira ngo mugire ubuzima bwiza, bakurere, uzakura urimo umuntu ubereye Imana, ubereye isi, kandi uzafasha abandi. Ugakura uri muto, ababyeyi bawe bakakubyara, bakakwitaho uri mutoya, ugakura ukamenya ubwenge, waba umukobwa waba umuhungu, ugakura ugenda wisanisha n'uwo uzaba we, wisanisha no kuzaba umugore se, wisanisha no kuzaba umugabo. Wamara kugera igihe cy'umuhamagaro wumva uko urimo, noneho ugatangira kwisanisha by'ukuri no guhitamo inzira yawe.
ndashaka kuba umupadiri, ndifuza kuba umufurere, ndifuza kuba umubikira, ndashaka kuzaba umugabo nkubaka urugo, ndashaka kuzaba umugore nanjye nkaba mama w'abana, nkaba umugabo nkaba papa w'abana, nkamenya inshingano z'urugo, nkamenya ibyo ngomba gukora. Ibyo byose nagira ngo mbabwize ukuri, iyo warezwe neza ugakura neza ugahabwa ibigufasha, nakwita ifumbire y'ubuzima, imibereho y'ibigufasha neza, ukura neza kandi nawe ukazagira umuhamagaro mwiza winjiyemo, waba kwiyegurira Imana, waba gushinga urugo. Rubyiruko rero, ntabwo iyo mihamagaro yombi uyigiyemo ntabwo ihubukirwa, irategurwa. Kubaka urugo, ntawubaka urugo yihuse, ntawubaka urugo akina, ntawiyegurira Imana ameze nko gukina, ntawiyegurira Imana yumva ko ari ahantu agiye akaba amaze igihe gito akagaruka, nubwo kuri bamwe babipanga gutyo cyangwa se babishyira muri gahunda zabo, ariko icyo gihe burya wowe uba wibeshya, uba wiyicira ubuzima. Ari nayo mpamvu rero nagira ngo mucyo nababwira uyu munsi musoza, mutahe mwitekerezaho, mutekereza mu buzima bwanyu icyo muzaba cyo mu buzima bwawe, kandi utangire ukitegure hakiri kare. Nzaba papa, nzaba mama w'abana, nzaba padiri, nzi inshingano, nzaba umufurere, nzaba umubikira. Muri abo bose ariko uzaba we ukagira n'ubundi buzima bukubeshaho mu buzima busanzwe. Abantu tugira imirimo, bagira imirimo inyuranye mu buzima busanzwe kugira ngo babone ikibabeshaho kandi bafashe n'abandi kubaho, kuko imirimo ukora mu buzima bwawe si wowe igirira akamaro gusa, igirira n'abandi akamaro, kuko turagukenera. Niyo mpamvu muzabona ubuzima duhura n'ibintu byinshi, dukora ibintu byinshi. By'umwihariko rero rubyiruko, mvuze ku byo kwitegura umuhamagaro wawe cyangwa se icyerekezo cy'ubuzima wumva wahisemo. Ariko muri iyi minsi ntabwo urubyiruko mworohewe, mufite byinshi bigenda bibavuna, ariko nyamara buriya nagira ngo mbabwire ko ubuzima bwawe ufite, imibereho yawe ufite, byose ahanini nabyo bizaterwa n'amahitamo yawe. Iryo jambo murifate rwose, ndarivugaho cyane. Amahitamo yawe, wifuza kuba nde mu buzima bwawe, witeguye ute kuzaba ugomba kuba we mu buzima bwawe. Birashoboka ko umuntu agira impanuka nk'uko tuzibona mu muhanda n'ahandi no mu bindi byose, ukaba wagira impanuka mu buzima, icyo wifuzaga kuzateganya kuzaba cyo ntibe kuzaba uri we, ntubu uzaba ari we uba we. Ibyo ngibyo bibaho mu buzima. Ariko burya amahirwe menshi ni uko amahitamo yawe azaba uwo wahisemo kuba we, uwo wahisemo kuba we mu buzima bwawe. Bityo rero nagira ngo mbabwire ibi bikurikira. Rubyiruko, turi mu isi iri kubakurura mu bintu byinshi, turi mu isi y'ibirangaza, turi mu isi itacyemera Imana cyane, turi mu isi igenda igira ubuhakanyi bunyuze mu buryo bwose bunyuranye, mu bintu binyuranye, kandi turi mu isi y'abantu bamwe batagiha n'agaciro ubuzima, ku buryo hari ibintu byinshi bituma ubuzima bwanyu bupfa mukiri hasi, cyane cyane kubera ko hari n'igihe batababwiza ukuri, cyangwa se namwe mukabyumva nabi, cyangwa batanga izo nyigisho ntibazisobanure neza, bityo ubuzima bwanyu bukahangirikira. Hamwe mu hantu mwangirikira naha, hari icyo bita uburenganzira bw'umwana, uburenganzira bw'umuntu, uburenganzira bwa buri wese. Ariko benshi, cyane cyane urubyiruko n'abana, mukunda kwibeshya ko uburenganzira bwanyu ari ukutemera kubwirwa ukuri, mukumva ko mufite n'uburenganzira bwo kutarerwa, kuyoborwa no kubwizwa ukuri k'ubuzima cyangwa se ugomba kubamo. Ugasanga umwana, umusore, inkumi, ugasanga iwabo bamuha impanuro akanga, abajura, bya bikorwa bibi byose muzi kandi biba ari n'ibyaha. Ariko ugasanga umuntu ntashobora na rimwe kumva ko iyo bamuhannye bamubwira ko bari kumugorora, ahubwo kumva ko ari uburenganzira bwe. Jyewe bambujije uburenganzira bwanjye.
kandi bwa burenganzira bwawe utaha mu rugo rw'abandi bagufiteho inshingano kandi bakubyaye bagomba kukurera, bagomba kukwitaho. Rubyiruko rero, bamwe mufite cyangwa se bafite ingeso yo kumva ko ababyeyi babo ntacyo bakibabwira, bicyaba ari uko bababyaye byarangiye, nagira ngo mbabwire ko mwibeshya cyane. Mujye mugerageza mwumve impanuro tubaha, kiliziya ibaha, impanuro leta ibaha, igihugu kibaha, kugira ngo ejo igihugu kizabe cyiza, abantu bazagira amahoro, by'umwihariko ingo nziza, abagabo beza, abapapa beza, abamama beza, abana noneho barezwe neza. Muri iyi minsi hari uburyo mugenda mwifuza gushinga ingo zanyu, gushaka abo mubana, cyangwa se n'abajya kwiyegurira Imana, ariko ntimwitegure, mukagira ngo urugo ni ukubona ubukwe gusa, cyangwa se ntimumenye n'inzira z'amahitamo y'uburyo ushobora guhitamo ubuzima bwawe n'uwo muzabufatanya mu gihe kizaza. Natwe abiyeguriye Imana, abari mu nzira yo kwiyegurira Imana, bayinyuzemo n'abayirimo, bisaba kubanza kubitekerezaho, kubanza kubinyuramo, kubanza kugisha inama, kubanza gukora urwo rugendo, formation, kugira ngo bagusobanurire neza niba urwo rugendo ari urwawe. Urubyiruko benshi twifuza kubigisha umubano ku buryo burambuye, mukabyanga. Benshi mukaza mutubwira ngo nyakubahwa padiri, twafashe gahunda nibura amake yari amezi 4, inyigisho 16 tukaziga, cyangwa se bakazigishwa n'abantu batandukanye. Akenshi natangizaga inyigisho nk'ebyiri ngasoza n'izindi ebyiri, hagati ngashyiramo n'abandi, tugashaka couple, umugabo n'umugore, baza kubigisha bakabaha ubuhamya bw'urugo rwabo. Tugashaka abaganga bakabigisha, inzego za leta zikabigisha, affaires sociales, ba etat civil bakaza bakabigisha amategeko mbonezamubano. Yewe inzego z'umutekano nazo akenshi twarafatanyaga, bakaza bakigisha bijyanye no kurwanya ihohoterwa mu muryango n'ibindi byose, n'ubwo izo nyigisho abandi nabo bazivugagaho. Abaganga, abajyanama b'ubuzima bakabigisha, byabaga ari byiza. Ishuri abantu bakaryiga batarambiwe izo nyigisho hagati ya 16 na 20 z'amezi 4 cyangwa 5, cyane ko twifuzaga kugera kuwa 6, ariko akarambira bamwe. Nkibaza impamvu urambirwa amezi 5-6 yo kwiga umubano, nkibaza amezi uzabana n'umugore wawe cyangwa umugabo wawe niba urambiwe yo kwiga. Murumva atari ikibazo se? Aho ngaho rero buhamya ngira ngo mbahe, nuko hari abaje kutubwira yuko bashaka kubana, barabyumvikanyeho n'ababyeyi babo babizi, ariko twatangirana rwa rugendo rwo kwiga umubano. Muri iyo myaka 6 namaze muri paruwasi ya Ngoma, couple 16 zose zageze hagati zivamo. Bambwira ko baje babona rwose batekereje ko bazabana, ariko hari ibyo batari basobanukiweho, bityo bamaze kubisobanukirwaho babona ntibazabana, babona ntibizashoboka. Bamwe musigaranye imvugo z'ubu ngo twabonye bitazacamo imvugo z'urubyiruko z'ubu zimwe na zimwe. Hanyuma bakagera ubwo bafata icyemezo cyo kuvuga ngo ndabona nkurikije inyigisho twahawe, ndabona nidutangira urugendo ku mugani bitazacamo, ku mugani tutazashobokana, reka rero ninyurira inzira yanjye nawe wigire mu yanjye. Ibyo bintu kuri jyewe bamwe bagiye bavuga bati ubwo se aho ntibwaba, ahubwo aho kwigisha abantu mutanga inyigisho zibatera ubwoba ku buryo bareka gushyingirwa. Oya, ahubwo abantu babwiza ukuri bakabona umwanya wo guhitamo, sibyo? Bakabona umwanya wo guhitamo. Rubyiruko rero mpereye kuri izo couple zigeze kuri 16 zavuyemo muri iyo myaka 6, kandi bavamo babitekereje rwose, banabyumvikanyeho. Reka tubyihorere, urugo rwacu twabitekerejeho tuvuga ku bana, ariko turabona nyuma y'inyigisho bitazashoboka. Rubyiruko, nagira ngo mbashishikarize iki kintu, muzajye mu maparuwase yanyu mubanza mwegera abapadiri imbere mu nyigisho z'urubyiruko tubaha, zimwe kiliziya bategurira z'urubyiruko. Buri paruwasi igira igihe urubyiruko ruhura rugasenga,
rugakora byose mu mahoro y'urubyiruko, mugahabwa inyigisho zinyuranye zirimo iza roho n'iz'umubiri n'iterambere kuri roho no ku mubiri. Ariko nagira ngo mbashishikarize rwose, muzasaba abapadiri banyu mubabwire muti mujye muduha inyigisho nibura zisa nk'izidutegurira kuzamenya guhitamo abo tuzabana no kumenya neza no gusobanukirwa n'umuhamagaro wacu mu minsi iri imbere. Bityo rero ntuzagende ngo ubwire umukobwa umusabe umubano, umusabe urukundo, umusabe umubano, cyangwa se umuhungu muganirire ku bijyanye n'ubuzima, mwumvikane kuzabana, hanyuma mugende buhumye. Nimumara kugera mu rugo bibananire mutangire muvuge ngo ibi ntitwabimenye, ntabwo ari byiza, sinamenye. Wagombaga kuba warabimenye kare, kuko ya nzira wagombaga kuba waranyuzemo ugahugurwa. Bityo rero nkabashishikariza kwitabira izo nyigisho z'urubyiruko, kandi n'abapadiri mugiye mubabwira ko mukeneye inyigisho zisa nk'iz'umubano cyangwa se iz'umubano mukazimenya hakiri kare, mwajya mubimenya. Kuri izo nyigisho nubwo nzivuze gutyo, ariko ndabashishikariza cyane kujya muri groupe vocationnelle. Groupe vocationnelle abantu benshi bazi ko ifasha umuntu kujya kwiyegurira Imana gusa, ariko ntabwo ari byo. Groupe vocationnelle igufasha kumenya inzira y'umuhamagaro wawe, kwiyegurira Imana cyangwa se gushinga urugo. Ese mwaba mutinya kujya muri groupe vocationnelle kubera iki? Nabashishikariza rero kugira ngo muyigemo, muzajye muzigema aho ziri iwanyu, bityo bazabafasha, muzahugurwa inyigisho z'ubukristu, kumenya kuba umukristu nyawe ibisabwa, no kumenya ko waba umukristu wiyeguriye Imana cyangwa se ukaba umukristu ariko mu rugo rwawe, kuko zombi ni inzira z'ubutagatifu, ni inzira zidufasha kugera ku butagatifu, ni inzira z'umuhamagaro zombi. Ari nayo mpamvu izo nzira zombi zitajya zibangikana. Ntabwo waba padiri ngo ube n'umugabo icyarimwe, ntabwo waba umubikira ngo ube n'umugore icyarimwe mu rugo. Urumva n'ubwabyo amagambo aratandukanye, kubera ko umuhamagara inshingano ugomba gukora, ugomba kuzuzuza nk'umuntu ufite ubuzima ubamo. Niba wiyemeje rero kuba mu rugo, wiyemeje kuzuza inshingano nk'umugabo cyangwa umugore mu rugo bihuye n'isengesho. Niba wiyemeje kwiyegurira Imana, jya muri iyo nzira imwe, hitamo inzira imwe. Niyo mpamvu muzabona ko muri Kiliziya Gatolika mu masakaramentu 7 ariya masakaramentu ntabwo ajya abangikana. Icyo kibazo dukunda kukibaza ngo mu masakaramentu ngo nayahe masakaramentu, cyangwa se amasakaramentu muri Kiliziya nangahe? 7 yavuge ntaya, ngaho uvuga amasakaramentu 2 atabangikana, udashobora kuyahabwa yombi icyarimwe. Ugasanga bamwe nyine muravuga yo dusanzwe duhabwa icyarimwe, ariko by'umwihariko mwumve ko isakaramentu ry'ugushyingirwa iyo warihawe, genda wuzuza inshingano mu rugo, witagatifurize mu rugo rwawe nk'umukristo. Niba wiyemeje kwiyegurira Imana, uri umupadiri, uri umufurere, uri umubikira, iyemeze rwose kumva ko utangiye inzira igufasha kwitagatifuza wiyeguriye Imana. Hagati aho rero nakongera ngashimangira cyangwa se nkabibutsa bya bindi bigusha urubyiruko muri iyi minsi, kuko nabibabwiye ko mugomba kubyirinda, birimo inyigisho mvamahanga mbi ndetse zitubaka n'ubuzima, ndetse imibereho ihindagurika mu buryo bunyuranye, mukumva ko iby'ahandi ari byo byiza, tugasenya umuco wacu, tugasenya ubunyarwanda bwacu, tugasenya imibereho yacu, kandi dufite indangagaciro nyarwanda twagombye gukomeraho, bikaturanga aho tugeze hose ko turi abanyarwanda buzuye koko. Umuntu aragomba kugira ikimuranga, agomba kugira umuco umuranga. Natwe turangwe n'ubunyarwanda, kwiyubaha. Umukobwa w'umunyarwanda ariyubaha, umuhungu w'umunyarwanda ariyubaha, umugabo w'umunyarwanda ariyubaha, yihesha agaciro ndetse n'urugo rwe. Umugore w'umunyarwandakazi ariyubaha. Kwiyubaha ni imwe mu ndangagaciro z'ubuzima bwacu. None rero mukirinda ibyo byose birimo ibyo biyobyabwenge, itabi, ibinyobwa byose, ibi byose binyobwa mu mwuka bahumeka. Hari ibyo ngo
basigaye bashyira mu kanwa bajundika, gashongera mu kanwa bakanyunguta, hari ibyo bitera mu nshinge, mu maraso, mu maboko, ku maguru na hehe. Biriya bintu urubyiruko hari ibyo mumira, biriya rubyiruko mwikwica. Ese biriya biyobyabwenge iyo bifata uba wumva bikumariye iki? Hari urubyiruko rwarangiriye mu bijyanye n'ubusinzi, ugasanga urubyiruko ruri mu kabari, umuntu w'umusore yariyishe, ugasanga aranywa ibiyoga bikomeye, aranywa ibiyoga by'ibikorano, ugasanga umukobwa nawe nuko yabaye umusinzi, amaso yaratukuye, kurya byaramunaniye. Umusore ugasanga umusore yashaje imburagihe, yabaye umusaza kubera itabi n'inzoga n'ibiyobyabwenge. Ugasanga umukobwa wari ugeze igihe cyo gukura ngo abe inkumi nziza, ugasanga yakecuye imburagihe, itabi ryaramwishe, urumogi rwaramwishe, kokayine yaramwishe, za mugo zaramwishe. Ugasanga inzoga rwose aranywa, mwanahura ukumva aranuka inzoga. Rubyiruko mwicira iki? Mwabuze iki? Hari abibwira yuko ibyo biyobyabwenge ngo ari wo mwanya wo kubihungiramo, ngo bibagize ibibazo bafite. Ikibazo umuntu yiga kugikemura, ntabwo ikibazo umuntu akigereka ku kindi, ahubwo ikibazo umuntu agishakira inzira zo kugikemura. Ihesha agaciro rero. Ese wa mukobwa we niba umusinzi, nibura uri umuntu ugenda mu mayira hose, umugabo wese ugushaka akakubona, abo bicuruza manywa nijoro, urumva ubuzima bwawe buzagera hehe? Uzavamo iki? Uzavamo nde? Uzavamo ndubereye igihugu? Ese inyigisho zawufasha urundi rubyiruko kujya muri izo ngeso mbi? Oya, ntibyakagombye kujya muri izo ngeso mbi, izo ngeso zidakwiye. Tumenye rero kurwanya, hanyuma tumenye no kumenya ejo hacu hazaza. Ntabwo wavuga ngo nzaba papa mwiza warishwe n'inzoga uri umusore ukirara mu muhanda. Ntiwavuga ngo uzaba papa mwiza udataha iwanyu, utakirya, utakigira gute. Harimo n'urubyiruko ngo ruhohotera ababyeyi, kandi ibyo ngibyo simvuze ngo ruhohotera ababyeyi, ruriho, turabyumva kenshi. Ababyeyi baba barirayo kwarika bagira bati umuhungu wanjye rwose arankubita, umukobwa wanjye rwose amereye nabi, ambuza amahoro. Bakobwa, bahungu muteraniye hano, mumenye ko ari mwe babyeyi b'ejo. Ibyo ukorera umubyeyi wawe nawe ejo wawe ashobora kubikugira. Bityo rero tureke kwitwara nabi, tureke kwiyicira ahacu hazaza, kuko uru Rwanda mu myaka 20, 50, 100, Kiliziya iterambere ryayo ni abantu beza, ni igihugu cyiza gifite umuryango utekanye. Kandi umuryango utekanye mu gihugu ni Kiliziya itekanye. Kiliziya itekanye ni abakristo batekanye. Abakristo batekanye ni ababana neza, ni abarera neza, ni abashakanye bumva ko bari hamwe mu buzima bwabo. Bityo rero gukemura n'ibyo bibazo biroroshye. Nagira ngo mbagire inama rero ngana ku musozo urubyiruko. Icyambere, mwirinde ibiyobyabwenge. Iyo biva byose bikagera, mubireke rwose. Zangirwa nshuti zanyu mufite zibabwira ngo somaho, ihumurizeho, gira gute, ibyo ni mubireke. Ikindi mbagiraho inama, ni mureke ubunebwe, ni mwiteze imbere, mukore. Birababaje kubona umuntu w'umusore w'inkumi yicaye ntacyo akora, ategereje ko ataha mukecuru na muzehe bakaba ari bo bamugaburira utwo bahashye. Shaka icyo ukora, mugende mwige imyuga, mwige ubudozi, mwige guteka, mwige gusudira, mwige amashanyarazi. Hasigaye hari inyigisho, formation z'amezi 6 z'umwaka, z'imyaka 2. Mujye kwiga. Umuntu w'urubyiruko utiga ari kwiyicira ubuzima, umuntu w'urubyiruko udashaka gutera imbere ari kwiyica, ari kwihemukira. Nimureke kuba abanebwe, nimukore. Wikwicara uvuga ngo nge nabuze icyo nkora. Nta wabuze icyo akora, ahubwo shaka icyo ukora. Indi nama nabagira, kuba abakristo mugasenga. Ubuzima budasenga burasenyuka. Ni nayo mpamvu shitani zikabatwara muri ibyo biyobyabwenge, muri ibyo bibi byose, muri zo nama mbi, kugira inshuti mbi z'abajura, z'ibisambo, z'abasambanyi, z'ibyomanzi. Abo bose iyo ugiye kubana nabo baguhindurira ubuzima. Ukwiye rero wowe kutareka ubuzima bwawe buhinduka, ntihazagire no guhindurira ubuzima, kuko
kuko si wowe ufite mu biganza byawe, ubuzima bwawe ni wowe ufite mu biganza byawe, niyo mahitamo yawe. Iryo jambo nababwiye ko nkomeza kuritindaho, niyo mahitamo yawe. Indi nama nabagira, kubaha ni n'itegeko ry'Imana rya 4. Urajya wubaha ababyeyi bawe, si ababyeyi gusa, ahubwo banza wiyubahe wowe ubwawe, wihesha agaciro, hanyuma wubahe n'abantu uhereye kubo mubana mu rugo. Ababyeyi bawe baguhaye ubuzima, nibo bantu navuga ngo nibo bikoresha Imana yakoresheje kugira ngo uze ku isi, barakurera. Niyo mpamvu rero ubuzima bwawe ugomba kuba ufite mu biganza byawe, nta wundi ufite ubuzima bwawe mu biganza byawe, ni wowe. Leta ikaza iguha ubujyanama, natwe tukaza mu bijyanye na roho tukunganira, kandi roho n'umubiri biragendana. Roho nzima iba mu mubiri muzima. Murabyumva rubyiruko? Roho nzima iba mu mubiri muzima. Umubiri wawe ni warawutegeje ibiyobyabwenge, ubusinzi n'ibindi byose, menye ko na roho yawe irangirika. Nimumenye kwihesha ako gaciro, mwubahe abakuru n'abato, mumenye kubaha agaciro. Nawe ukeneye kuzubahwa numara kuba papa, numara kuba mama, numara kuba umufurere, nuba umubikira, nuba padiri. Kandi burya uretse no gutekereza kubahwa, ahubwo abo bose mvuze nibo bagombye gutanga urugero, babanza kwiyubaha, bakigisha n'abandi kubaha bagenzi babo mu buryo bunyuranye. Indi nama nabagira niyo gukunda Kiliziya. Mukunde Kiliziya, Kiliziya umubyeyi wacu, Kiliziya ya Yezu Kristo. Yezu ni uri bugufi ku Mana. Iyo tubonye Yezu tuba twabonye Imana. Mukunde Kiliziya mu abakristo, kandi umukristo yabaye twabaga abakristo nyabo. Iki gihugu cyacu Rwanda rwaba rwiza, rwaba paradiso. Yabaye twabaye abanyarwanda nyabo, reka kuba uwo mukristo da, kuko kwemera n'uburenganzira bw'umuntu. Ariko bo umunyarwanda nyawe ushyira mu gaciro, uzi indangagaciro z'ubunyarwanda, nabwo igihugu cyacu Rwanda rwaba rwiza, rwaba paradiso. Nayo makimbirane twumva mu miryango n'ahandi hose, mu nshuti n'abaturanyi, ntabwo zakagombye. Kubaha, wiyubaha nawe ubwawe, guha agaciro igihugu cyawe, guha agaciro Kiliziya yawe, guha agaciro umurimo ukora, ariko wa murimo mwiza uguteza imbere, atari wa murimo ukwambura agaciro. Ntabwo tuvuze ngo imirimo yose ni myiza, kuko kwiba si byiza, guhemuka si byiza, kugirira abantu nabi si byiza, ahubwo ibyiza ni bimwe biguteza imbere kugira ngo ubashe kugira imibereho. Rubyiruko rero, ayo ni amahitamo yanyu, ku babyeyi bawe n'abandi tugukeneye, kuko abantu turakeneranye mu buzima. Hari ibyo nkora urankeneye, ariko nanjye ndagukeneye. Ikindi mbasaba, mutegure neza ingo zanyu hakiri kare. Abakobwa, mwirinde kubyarira iwanyu, kuko bariya abana badakurira mu muryango barahura n'ingorane zikomeye. Bazakura batazi icyanga cy'ubuzima icyo ari cyo, azakura atazi urukundo rwa papa urwo ari rwo, kuko ntawe abona. Arabona sekuru muzehe wiyicariye aho ku gasambi, kuko abantu byuka yotera akazuba. Urukundo rwa mama ntarubona, kuko wenda wamusigiye nyirakuru cyangwa nyirasenge cyangwa nyina wabo cyangwa umuturanyi, cyane ko harimo n'ababa batakiba iwabo kubera impamvu zinyuranye, imiryango itarabashije kubakira, mukajya kwibana. Nimureke kubyarira iwanyu, umenye ko wa mwana ubyara azakugora kumurera, kandi azakura atabona agaciro k'umuryango, kandi akenshi ashobora no gukura akurikiza uko nawe waruzi wabayeho, bityo ukaba umurage mubi, nawe akazumva ko nta gaciro k'ubuzima nawe ashobora kubyarira aho ngaho. Yaba umuhungu byamugiraho ingaruka, nawe akajya yumva yagenda akibyaranira n'abakobwa aho ngaho, hanyuma abana akazajya babarerera iwabo. Ubu rero bimwe mu byadutse ubu ngubu, muzi mu mvugo yabyo, ubwo ndabivuga muri rusange, ariko n'ibyo natwe iyo tubabwira ubutumwa hari ibyo mutubwira tukabyumviraho. Hasigaye haradutse abahungu basigaye badashaka gushaka abagore benshi, kubera ko bafite impamvu zinyuranye.
ariko hakabamo na zimwe mu mpamvu navuga, kubera ko bamwe bagiye mu busambanyi hakiri kare, ntibashobora kumenya guhitamo umukobwa mwiza, ntibashobora kumenya guhitamo umugore ubabereye, cyangwa se akabona ingo zisenyuka akagira ubwoba bwo kuzashinga urugo, ati nanjye kanaka ndabona urugo rwaramugoye, nanjye sinzarwubaka, kandi yaramukunze. Abo bahungu rero ngo basigaye bitwa ba nzamurerera iwabo. Nzamurerera iwabo ni ukuvuga ngo iki? Nzamubyarana n'uriya mukobwa, nzamurerera iwabo. Umukobwa azamubyarira iwabo, nzajya mwoherereza mitiwere 3,000 ku mwaka, hanyuma nzajya mwoherereza ikiro cy'ifu y'igikoma buri kwezi, hanyuma buri mwaka nzajya mwoherereza agakabutura n'agashati k'umwana, hanyuma nzamurerere iwabo, najya kwiga nyina azajya ambwira njye ku ishuri nishyure, hanyuma umwana jyewe nzamumenyesha amaze gukura ko ndi wese, ariko nanjye nibereye iwacu. Abo basore rero banzamurerera iwabo, kandi nabo bari kurererwa iwabo. Abo basore jyewe nabuze izina nabita. None se uzarerera umwana iwabo, nawe urererwa iwanyu, amaherezo yawe azaba yahe wa musore we? Abakobwa rero nabo uretse abo basore banzamurerera iwabo, hari n'abakobwa ubu ngubu namwe mutinya gushinga ingo, uvuga uti umugabo wa wundi twashakanye twizeranye, nanjye ndabona ntakimwizeye muri ubu buzima, none reka nanjye mpitemo. Ni ba bandi bamwe muri mwe ngo musigaye mwarahisemo inzira itari nziza, ngo bandongora nitunge. Rubyiruko, ibyo ni ibiki koko? Ibyo ni ibiki mwazanye muri uru Rwanda rwacu rwiza koko? Ni ibiki muri kuzana muri kiliziya? Iyo mico mvamahanga yo kumva ko wabyarira iwanyu. Mwibaza ababyeyi bawe bakureze, baragukuza, uzi ukuntu kurera bivuna. Impamvu menya mwigereka iriya misaraba nuko nyine muba mutarabyara, ariko ababyeyi banyu nibo bazi imvune mwabateye. Warangiza umukecuru wawe, mama wawe, papa wawe bagize amahirwe, babonye umwanya wo kuruhuka, umaze gukura ugomba kwibeshaho, ariko noneho ugeze igihe cyo kongera kubavuna, bongera kukurerera abana bawe. Ugasanga umubyeyi afite abuzukuru 3, 4 mu rugo, wowe uraza ukazana inda, ukakwitaho, amara kubyara akana katangira kuvuga papa mama, ukabura nyarutse uragiye uti mukecuru mama sigarana uwo mwana jyewe ndagiye, ukaguruka. Nyuma y'umwaka ukongera ukazana undi. Hari ababyeyi muri izi ngo bafite umusaraba wo kurera abana batazi base, cyakora bazi ba nyina nyine kubera ko arabo, ariko harimo n'ababyeyi nanone abahungu bazanira abana babo, akamurerera iwabo nk'uko nabivuze. Akana kamara kugira imyaka ingaho, umukobwa ati bisi nabivamo, agashyira umwana mu mugongo, akaza yihuta akamushyira ku bibero bya nyirakuru cyangwa nyirasenge cyangwa undi wese. Ati nimwakira umwana wanyu, umuhungu wanyu nguriya yaramuntanye, namwe nimumurere. Wa musore we, iyo wicaye iwanyu ubona nyoko akugaburirana n'umwana wawe wabyaye, buriya nta rugo ugira, umva nta soni ufite? Umva hari icyubahiro wihesha koko? Umuntu w'umusore ukigabuza kwa nyina akongera akagaburiza n'umwana we, mama tugaburire jye n'umwana wanjye. Nimunyumvire namwe basore, murumva atari umugayo koko? Iyo niyo muco w'umunyarwanda. Umusore w'umunyarwanda wiyubashye nicyo ngicyo yakurikiza koko? Oya, ntabwo bikwiye. Mujye mwanga umugayo, sibyo? Mu binyangamugayo mwitegure kuzavamo abagabo beza, abapapa beza, kandi umuntu yitegura hakiri kare. Yitegura hakiri kare. Niyo mpamvu forumu nk'izo, amahuriro nk'aya, kugenda umuntu atababwiye ibintu nk'ibi ngo yongera bibutsa abo muri bo, mudataha murangaye, mudataha mwumva ko mwaje muri forumu mugatembera mukabyina, bakabaha inyigisho mukazikomera amashyi gusa, ariko ntimuzishyire mu bikorwa. Nagira ngo mbabwire ngo mugerageze murebe niba kwisubiraho bitabafasha, cyangwa se kugira inzira y'amahitamo yanyu. Amahitamo yawe ni ayahe muri izo nzira? Wahisemo kwitegura neza, ubu umusore wiyubashye cyangwa umukobwa wiyubashye witegura kuzaba papa, mama, frere, padiri, umubikira,
ese wahisemo kujya kwinywera urwo rumogi n'iryo tabi n'izo nzoga, ibyo bintu bikwica? Wahisemo kujya kuba igisambo gihora gikubitwa amanywa nijoro gifungwa koko? Umuntu w'umusore agahora ahambirizwa itonga, agahora ari ku kagari, ari ku murenge, ari kuri ribu, ari umusore ufite imbaraga zo gukora, afite ibitekerezo. Indi nama rero nabagira rubyiruko ngana ku musozo, indi nama nabagira ni inama yo kugisha inama. Urubyiruko rwinshi muri kwicwa no kwigira inama mwebwe ubwanyu, ntimushake kugisha inama. Urubyiruko rukegera abapadiri ni ruke, urubyiruko rwegera abiyeguriye Imana ngo babafashe, abafurere n'ababikira. Urubyiruko ruganira n'ababyeyi barwo, musigaye mwumva ba papa banyu ba mama banyu ari abo mu bihe byashaje, mwumva ibitekerezo byabo byarashaje, mwumva batakigezweho, batakiri ku gihe, ahubwo ari mwebwe mugezweho, mukagengwa n'ibitekerezo byanyu, ahubwo mukiyemeza kugirwa inama n'ibitekerezo mvamahanga, bya bindi byo hanze bidafite akamaro, bikaza bikabicira igihugu cyanyu, bikabicira ubuzima bwanyu, bikabicira imibereho yanyu. Rubyiruko nimugisha inama, abakuru barahari, ababyeyi banyu barahari, ubuyobozi bw'inzego za leta zirahari, kuva mu nzego z'ibanze hari abajyanama, kiliziya turahari, mu nyigisho dutanga mu rubyiruko, mu nyigisho dutanga mu ngo, mu bintu dukora binyuranye, mu butumwa bunyuranye. Nkifuza ko muri ubwo bujyanama, n'iyi forumu ubu ni ubujyanama, muri make iyi forumu ya diyoseze ni ubujyanama, mujye muzijyamo, muyitabire, mwitabire forumu, kuko muzajya mwigira byinshi. Forumu zo mu maparuwasi, amahuriro yo mu maparuwasi muyajyemo, muyakomereho, kandi inyigisho muvanyemo mugende muzishyire mu bikorwa, aba ariyo mahitamo yawe. Iyo umuntu akugiriye inama ntuyishyire mu bikorwa, nuko ari kuba wahisemo. Giro ndagushishikariza kwisabira kudahitamo nabi, ahubwo uhitemo neza, niyo mahitamo yawe. Ko guhitamo kwawe rero kube kwiza, ko guhitamo kwawe kukubere inzira nziza, ko guhitamo kwawe kukubere ibyiza bigufasha, kandi ayo mahitamo yawe wumve ko imbere yawe ariho heza. Imbere yawe ni he? Musubiremo, imbere yawe ni he? Noneho subiramo ngo imbere yanjye ni he? Ni heza. Imbere yanjye ni heza, kandi nijye nzahagira heza. Imbere yawe ni heza rubyiruko, wigira ubwoba. Ikihutirwa ni ukumenya guhitamo neza, kandi ukamenya gushyira mu bikorwa icyo wumva wifuza kandi icyo wumva ushaka. Nagira ngo rero nsoze mbashimira mwese, kandi mbashimira iyi forumu mwajemo, urubyiruko rurenga 1,200. Ni ubuzima bwiza mujyana imbuto muvanye muri iyi forumu. Urugendo nyobokamana mwakoze ejo i Kibeho ntirubabere imfabusa. Umubyeyi Bikira Mariya akomeza abarinde, ababe hafi, ariko twe kumusaba guhora turinze gusa, ahubwo natwe tumuture ituro rinyuze, dushyira mu gaciro kandi dushyira mu bikorwa ibyo yadusabye, harimo gusenga, kwicuza, kwisubiraho, twihane. Rubyiruko, jyewe nkunda urubyiruko, kuko nzi ko urubyiruko muba muri kuva mu bwana mu kurerwa mujya mu nzira namwe yo kujya kuba abakuru. Ari nayo mpamvu iyo nganira namwe nongera gusubira kuri rya jambo ngo amahitamo yawe ni ayahe? Ejo ni heza, kandi ni jyewe ngomba kuhagira heza. Ejo ni heza, ni jye ngomba kuhagira heza. Imana rero bafashe muze kugira urugendo rwiza, kandi mugende mushyire mu bikorwa ubutumwa Nyagasani yabahaye. Imbuto muvanye muri iyi forumu mugende muzere muri paruwase zanyu, mubwire n'urundi rubyiruko ibyo mwasanzeyo byiza. Ubutaha mujye mubashishikariza kuza muri forumu mwese, kandi mugende paruwase zanyu muzikoremo ubutumwa. Buri muntu w'urubyiruko yagombye gukora ubutumwa, burahari kandi burabafasha. Nyagasani Yezu nabane namwe.